Baramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi turashima Imana iduhaye umugisha kugira ngo abandi tubasangiye mu mago yanyu, abandi tubasangiye ku makompyuta yanyu, abandi tubasangiye ku mateleviziyo. Muri iyi minsi turimo ya coronavirus yaguma mu rugo, byaduhaye undi mugisha wo tutayaga dukoresha cyane, wo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, WhatsApp, Facebook n'izindi kugira ngo dushobore kuganira namwe, kugira ngo dushobore kuguma tunavugana kandi dukomeze kubafasha no kugira ngo turusheho kubaka ibyiringiro muri twese. Uyu munsi rero nanone n'undi munsi mwiza, ntabwo twavuga ngo ni umunsi mubi, ni umunsi mwiza cyane. Ni wa gatanu mutagatifu cyangwa se uwo twita wa gatanu wera. Abantu bose bakabaye ubungubu twakoranye mu nsengero, twebwe cyane cyane mu Bangirikani. Uyu munsi twakabaye dufata igaburo ryera hamwe tugasangira twese tugashima Imana, ariko kubera yuko turi muri no minsi yaguma mu rugo kubera coronavirus, twiyemeje kugira ngo tubasange mu ngo zanyu naho muri dukoresheje ubu buryo. Nkaba nifuza kubaganirira uyu munsi ku ijoro rirerire cyane kuruta andi majoro yose, cyangwa se umunsi muremure cyane wigeze ubaho kuruta indi minsi miremire yose. Kuri iyi si hajya habaho burya iminsi amajoro arangana n'iminsi yose ikangana, cyane cyane twebwe abatuye kuri Kweta. Abatuye kuri Kweta amajoro arangana n'iminsi yose ikangana, ariko no mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo iminsi ba myinshi ariko ikaza guhimwa n'umwe. Habaho rero iminsi myinshi ingana, hakabaho n'amajoro menshi angana, ariko burya habaho ijoro rimwe rikakubera rirerire pe ugasenga ngo rikanga. Hakabaho n'umunsi ukaba muremure ugasenga uwo munsi nguki ukanga. Uwo munsi mu buzima bwa Yesu wari uyu wa gatanu, uwo twita wa gatanu wera cyangwa se wa gatanu mutagatifu. Kuki witwa wa gatanu wera? Abawisi witwa wa gatanu wera kuko mu by'ukuri turawibuka. Nukwibuka, iyo twibutse dusanga wera, iyo tuwibutse dusanga ari mwiza. Impamvu ni iyi: hari umuntu w'Imana wavuze ngo ubuzima bw'umuntu bugirwa n'ibice bitatu, uwo bita CYERA. Icya mbere ngo ni umuntu uri mu bibazo, icya kabiri ngo ni umuntu uvuye mu bibazo, icya gatatu ngo ni umuntu uri hafi gusubira mu bibazo. Bimenyesha ko ubuzima bw'umuntu burimo iyo sako y'ibyo bice bitatu. None iyo tuje kuri Bibiliya, nanone ubuzima bw'umuntu dushobora kubushyiramo ibice bitatu cyangwa se iminsi itatu. Twavuga ngo hari ubuzima bwo kuwa gatanu, twavuga ngo hari ubuzima bwo kuwa gatandatu, twavuga ngo hari ubuzima bwo ku cyumweru. Dusubiye muri Bibiliya, ubuzima bwo kuwa gatanu ni ubuhe? Ubuzima bwo kuwa gatanu ni hano dusanga Yesu arimo gukubitwa, barimo kumucira imanza, bamuteregana, bamukura mu rukiko rwo kwa Kayafa, bamutwara kwa Ananiyasi, bamukura kwa Ananiyasi bamusubiza kwa Kayafa, bamukurayo bamutwara kwa Pilato. Noneho ndetse rukaza kurangira bamuciriye urubanza rwo gupfa kandi nta cyaha afite yakoze. Uwo ni uwa gatanu, ni akarengane, ni ukubesherwa, ni uguhemukirwa, ni ukugurishwa, bikaza kurangizwa no kwica. Hakaza kubaho rero uwa gatandatu, aho ibintu ngo wari isabato, uwo munsi ibintu byose bicecetse, nta kirimo kubaho, urababazwa n'ibyejo byabayeho kuko umuntu yishwe, ariko kandi urimo gusaba Imana uti Imana ejo hazazaho haba heza kuruta uyu munsi. Ni wa muntu nakubwiye wari uri mu kibazo, wa gatandatu ni wa muntu wavuye mu kibazo. Noneho rero hakaza kubaho icyumweru, ari wo munsi twita Pasika. Ku cyumweru nibwo Yesu yazutse aragaruka, abari barapfushije uwabo barongera baramubona. Nawo ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi w'umunezero. Hari umunsi rero wa gatanu w'ibyago, hakaba umunsi w'icyumweru wa gatandatu ubwo ibintu byose biba bituje, hakabaho n'umunsi wo ku cyumweru ari wo munsi w'umunezero. Nkaba rero uyu munsi nenda gufata akanya kugira ngo nyurane namwe ku munsi wa gatanu, tuganire ku bintu byabaye ku munsi wa gatanu nk'uyu nguyu. Mu buzima bwanjye ngewe ubaganira, nanjye nagiye nyura mu wa gatanu w'ubwoko butandukanye. Njye nibuka ijoro rimwe mu buzima bwanjye riruta andi majoro yose. Hari mu mwaka ngira ngo ni 81 se 82, sinibuka neza, ni hagati ya 88 na 82. Aho twari dutuye bashatse kwica abanyarwanda, badutera ubwoba. Erega iyi jenoside yagiye ikurikirana abanyarwanda mu buryo butandukanye, buryo n'abahunze ntabwo yabaretse, hari aho yagiye ibasanga.
baratubwiye bati tugiye kuza tubanyaga. Hagira umuntu aza buhoro buhoro abwira data ati barakunyaga. Noneho data afata icyemezo, n'abakuru banjye baratwohereza, turimuka turahunga n'inka mu ijoro, tuva aho twari turi turagenda. Muri urwo rugendo tugenda duhunga, tuva aho twari turi dushakisha kureba ukuntu twagera ahantu heza twagerera amahoro. Hari ahantu twaraye ijoro rimwe, tuharaye tuza guterwa n'inyamaswa mu ijoro, duterwa n'impyisi nyinshi koko. Twari dufite inka nyinshi ariko tukagira n'ihene. None aho inka zaraye, ihene tuzishyira mu kigunda cyari kiri hagati y'inka. Bigeze nka saa 9 twumva ihene imwe iraboroza iti kwa kundi ihene ziboroga, irikanze cyane. Abantu bose barahurura, inka zirikanga, twese turahaguruka. Mu gihe tukiri muri ibyo ngibyo, indi hene iraboroga, indi iraboroga, indi iraboroga. Inka zirikanga, zirahahamuka, natwe ubwoba buratwica. Njya nibuka umusaza wari uhari yatugiriye inama, aravuga ati biragaragara ko twatewe n'inyamaswa y'inkazi. Iyo watwewe n'inyamaswa y'inkazi ufata igishirira ukakigendana. Nibuka buri muntu atoragura igishirira n'undi afata igishirira, nibuka nafashe igishirira nanjye. Ariko ngeze imbere ndimo kugenda, nibuka ko igishirira nkiganisha imbere gusa, ariko nibagiwe kumurika inyuma, kandi ntekereza nti inyamaswa yanturuka inyuma. Naraye nsenga, Mana bwacya ese umucyo wazagaruka? Ko tukwinginze Nyagasani, nta mucyo wazaza. Aho twari turi mama na data bari ahandi. Ese Mana nazongera kubona mama? Ese Mana nazongera kubona data? Ndakwinginze umucyo waje, ukumva wasenga gutya, Imana igahitiza n'izuba kugira ngo mubone aho inyamaswa ziri. Ariko nubwo twasengaga gutyo, ntabwo ibintu byagenze nkuko twabishakaga. Ntabwo umucyo waje vuba vuba. Za nyamaswa zakomeje zirukankana, ihene hariya zitwara ikindi kintu, zitwara ikindi. Umucyo waje kuza utinze cyane cyane. Sindabona ijoro rirerire mu buzima bwanjye nk'iryo ngiryo. Sindabona umunsi muremure nk'uwo nguwo twanyuzemo. Yesu nawe nuko byari bimeze. Ngo baramufashe, baramufunga, ariko ntabwo kwari ugufunga gusa. Hari mwinshi, harimo imigeri, harimo gukubitwa n'abana n'abakuru, buri muntu wese yarakubitaga gusa. Buri muntu wese akubita. Bamucira urubanza, ngo baramuciriye n'amacandwe, bamuvunderezaho amacandwe, bamubwira bati uri ikivume, ukoze ishyano. Mbese ntako batamugize kugira ngo bamushinyagurire. Kandi Abanyarwanda amagambo yo gushinyagura abenshi barayababwiye, abandi mujya muyumva, abandi murayazi. Noneho Yesu arafashwe, aratwawe kwa Ananiya. Ananiya mutwaye kwa Kayafa, avuye kwa Kayafa bamushubije kwa Ananiya, bamukuye kwa Ananiya bamwohereje kwa Kayafa, nanone bamwohereje kwa Pilato. Biriwe bamuteragana muri izo nkiko. Byagiye kurangira bamuciriye urubanza rwo gupfa, kandi urwo rubanza arucirwa na Pilato mu gice cya 27 cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo wera, umurongo wa 22. Dusanga Pilato arimo guca acira Yesu urubanza. Pilato arabasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati nabambwe. Nawe arababaza ati, kuki yakoze cyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, jewe nta cyaha kindiho, kuko kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi birabe ibyanyu. Umurongo wa 25. Abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho n'abana bacu. Wa 26. Maze babohorera Baraba, ariko amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Uwo ni umwana w'Imana. Basanze nta cyaha afite, ariko Abayuda n'abakoresha b'ikoro n'abasadukayo n'abafarisayo n'abandi bose ngo basanzwe koko, bakavuga bati nabambwe nta kintu, icyo dushaka nuko yicwa. Hanyuma ku murongo wa 22
ngo akababaza ati uyu muntu mugenze nte Yesu ko mbona nta cyaha afite. Bo bakavuga bati nabambwe. Iki kibazo ni ikibazo gihambaye cyane kuko turakireba uyu munsi. Nimwibuke ngo turibuka, ntabwo uyu munsi aribwo Yesu yapfuye, ariko turibuka imyaka 2000 igihe ibi bintu byabaga. Niyo mpamvu uyu munsi tuwita wa gatanu mutagatifu kuko turawibuka. Ariko umunsi wari wabayeho ntabwo wari wa gatanu mutagatifu, wari wa gatanu w'ibyago. Ariko kuko tuwibuka uhita uhinduka wa gatanu mutagatifu. Niwo uyu nguyu Pilato yabarije abayuda arabaza ariko Yesu we mugirene. Ngewe ntekereza ko iki kibazo cya Pilato kikibazwa n'abantu bose, kikibazwa ubwoko bose, kuvuga ngo Yesu uyu nguyu tumugire dute. Ni ikibazo kibazwa n'abanyarwanda bose, Yesu tumugire dute. Ni ikibazo kibazwa n'abakristo bose n'abantu batandukanye, Yesu uyu nguyu uwitwa Kristo tumugire dute. Yesu uyu nguyu uturi imbere tumugire dute. Nuko tugomba gufata icyemezo, buri muntu agomba gufata icyemezo cyuko ari bugire Yesu. Bano bo bafashe icyemezo bati nabambwe. Wowe icyemezo cyawe kuri Yesu ni ikihe? Ko nta cyaha Pilato arimo kumubonaho, ko nta cyaha tumurebaho, tumugire dute? Ababo bafashe icyemezo ngo nabambwe. Wowe icyemezo ku mwana w'Imana tumugire dute? Uramwemerera mu buzima bwawe, uramwemerera mu muryango wawe, uremera umwakire, uramugira ute? Kuri uyu wa gatanu twibukiraho, uyu munsi wa gatanu, mu by'ukuri nkabamfatiraho n'akanya ko kugira ngo nihanganisha abacitse ku icumu mwese. Ntabwo ari mwebwe mwenyine muzi urupfu. Imana ubwayo, Imana yaremye ijuru n'isi, izi urupfu icyo ari cyo kuko umwana wayo yarapfuye. Bikira Mariya nawe yapfushije umwana, yabonye abantu bamwicira imbere ye, bamukubita, abandi bamutera amacumu imbere ye abareba. Mariya Magdalena na Mariya wundi, inshuti zabo zabonye umuvandimwe wabo, inshuti yabo arimo kwicwa ku manywa y'ihango, agaragurwa, abandi bamubeshyera kandi nta cyaha yakoze. Imana ibagirire neza, Imana yacu ibarinde, Imana yacu ibibutse ko nubwo ari kuwa gatanu hakaba hari ibyago, ariko hariho ku cyumweru, hari wa munsi w'ibyiringiro, hari wa munsi wo kuzuka, hari wa munsi w'amahoro, hari wa munsi ubw'ibyiringiro byacu bizazuka. Reka dusenge. Turagushimiye cyane Mwami Mana yacu, tugushimiye iki gitondo, tugushimiye uyu munsi ubwo dusubiza amaso inyuma tukibuka ibi bintu byabaye mu myaka 2000, tukabireba nk'ibintu byoroshye kandi byari ibintu bikomeye cyane. Tukibuka umwana w'Imana wari waje gucungura umwana w'umuntu, arimo kugaragurwa n'abasirikare b'Abaroma, abayuda barimo kumuteragana bamubeshyera ibyo atakoze. Tukareba umubyeyi wahagaze hariya nawe arimo kurira boroga atazi icyo gukora. Tukabona intumwa ze nka Petero na bagenzi be nabo batazi icyo gukora, ahubwo barimo kumwihakana, batazi bamukunda ariko badashobora kumudufanda. Nyagasani udufashe mu bihe nk'ibi ngibi. Abandi bibuka bakibuka babo, bakibuka ibihe banyuzemo, nabo bibuke ku gihe nk'iki ngiki ubagenderere kandi ubakomeze. Ubibutse yuko hari umunsi wo ku cyumweru, nubwo inshuti za Yesu, nubwo nyina wa Yesu barimo kurira, ariko haje kuza umunsi witwa ku cyumweru, ngo abagore babyutse mu gitondo, Mariya Magdalena n'abandi, ngo bagira ngo bajye gusiga imibavu umurambo w'inshuti yabo, ahubwo ngo bahageze basanganirwa na marayika arabaza ati kuki mushakira abapfuye, kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Uwo mushaka yarazutse, nimwisubirireyo yarazutse. Turasengera aba bantu bacu abacitse ku icumu kugira ngo nabo bumve ijwi nk'iryo ngiryo ribahumuriza, ribakomeza, ribabwira ngo hari umunsi udasanzwe, hari ibyiringiro. Nubwo ibi byose byabayeho, nubwo wa gatanu wabayeho, nubwo turi mu wa gatandatu, ariko ni icyumweru kiri mu nzira kiraza. Bagirire neza Nyagasani, ubane nabo. Ukuboko kw'Imana kubane n'abanyarwanda muri ibihe bya coronavirus. Ukuboko kw'Imana ntikutuveho, kutugumeho, nkuko dukomeje kuturinda ntikutuveho. Turibuka gusengera abaganga bacu bitaye ku barwayi hari Kanyinya ndetse no mu yandi mavuriro yose hano mu Rwanda, mu izina rya Yesu. Nyagasani ukuboko kwawe ntikutuvire ku baganga, kubarinde kurindi imiryango yabo, kubagirire neza, kandi umunsi umwe nituva muri iki kintu tuzabona akanya ko kugushimira izo ntwari waduhaye hagati muri twebwe. Turasengera abapolisi bari ku mihanda itandukanye barinze, abandi bagerageza gufasha abanyarwanda kugira ngo tubeho. Nyagasani bari muri iyi mvura yabyutse igwa, ariko bahagaze bakomeje bifuza kugira ngo umunyarwanda abeho, ntukabibagirwe mu bwami bwawe. Mu kugira neza kwawe Nyagasani ntukabibagirwe. Turibuka abasirikare
batandukanye bari mu bice bitandukanye barinze u Rwanda kugira ngo twebwe abanyarwanda bari mu Rwanda natwe dushobore kubaho tubeho neza, ubagirire neza. Turibuka abandi bakora mu mabanka, turibuka abakora mu masoko, ubu ngubu barimo gushakisha, bafite ibyo kurya, baraye bashakisha ibyo kurya ngo abanyarwanda babone icyo kurya nabo bagirire neza. Twese tugirire neza Nyagasani, ubane n'igihugu cyacu n'abayobozi bacu, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.